undi koko wuzuye neza ijuru rivuga ati dufite umuntu mu isi ukomeye koko abagomba kubagizwe n'ibintu bitatu: gusenga no kwizera, hanyuma agashyiraho ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Tugiye kuvuga rero kuri iyi ngingo yo gusenga. Gusenga ni ikiganiro gikorwa n'umuntu cyerekejwe ku Mana, uwo muntu akagikora ku giti cye. Yesu ashimwe. Kandi navuze ko buriya najyaga nibwira yuko gusenga ari ikiganiro gikorwa n'umuntu hagati ye n'Imana, hakabaho ikiganiro cyitwa gusenga. Najyaga mvuga ngo gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana bikitwa isengesho. Oya, naje gusanga nari nibeshye. Ahubwo gusenga ni ikiganiro umuntu ategura akagishyira Imana. Haleluya. Hanyuma Imana ikakigaho bitewe n'uko icyo kiganiro kimeze. Niba ari ubusabe ikabwakira ikamusubiza. Yego? Niba ari ishimwe azanye ikaryakira ikamunezererwa. Niba ari ukuramya, niba ari ibyo yatura nabyo ikabishyiraho kashe. Yesu nashimwe. Haleluya. Bivuze ngo rero gusenga ni umuntu ubigena akavuga ngo nteguye gusenga, ngiye imbere y'Imana nyibwire ibyo nshaka kuvuga. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo ari Imana mwicara ngo uvuge igusubize, ahubwo wowe uravuga ikumva ikabyiga ikagusubiza. Yagusubiza none, yagusubiza ejo, yagusubije ejo bundi, niyihitamo igihe cyo kugusubiza. Haleluya. Haleluya. Hari abantu basenga bakagira ngo bayitegetse. Oya, ni ikiganiro wajyanye ikacyumva ikakigaho ikaguha igisubizo. Siko bimeze se? Hari umuntu nivumbura ngo n'ukuntu nasenze cyane ngo maze igihe senga ngo ninansubiza, ukagira ngo wari wajyanye amategeko. Oya, ni ikiganiro utegura ukakigaho ukagishyira Imana, Imana ikacyumva ikavuga ati kurabizi ngiye kugukorera iki kintu. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero isengesho rigizwemo n'amoko atatu. Hari amasengesho twita amasengesho y'impuruza. Amasengesho umuntu akora bitewe n'ibintu bimutugirije, bitewe n'ibintu bimuhangayikishije, bitewe n'ibintu bimugoye. Yego? Akajya imbere y'Imana akavuga ati ndagutakambiye ntabara kuko nta handi mbona ubutabazi. Yene ayo masengesho bayita impuruza. Twarebeye hamwe inkuru yo muri Esteri y'uburyo Morodekayi yamubwiye ati kuburi ibwami byaba ari amahirwe yacu katuvuganira ku mwami. Ariko Esteri agasubiza Morodekayi ati reka da, nubwo ugira ngo ndi kumwe n'umwami nanjye maze iminsi 30 ntabonana nawe, ahubwo mfite igitekerezo cy'ubwenge. Reka tujye imbere y'imurusha amaboko, hanyuma tubwire Imana ibwire umwami. Haleluya. Ngo we n'abaja be babigenza buryo. Hanyuma noneho ngo ntavuze iyo nkuru yose, ngo abajyaga kugira ubutware ku Bayuda birahinduka. Haleluya. Kuko bahuruje birahinduka, ahubwo Abayuda bagira ubutware ku banzi babo. Bari bahuruje. Ni inkuru nyinshi. Yesu nashimwe. Buriya na Mose ari imbere y'inyanja yaratatse, Imana abaza niki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Burya nuko bari bavuze ati aho bigeze noneho ni amaboko y'Imana. Mwene aho hantu umuntu ajya hagera agatabaza Imana kandi igatabara. Haleluya. Ikiciri cyangwa se ubwoko bwa kabiri bw'amasengesho ni amasengesho umuntu asenga yibutse ibigwi by'Imana ku buzima bwe. Wibutse ibigwi by'Imana ku buzima bwawe, kuko kuvuvutse kugeza uyu munsi hari ibikorwa Imana yakoze kandi urabizi. Ibyo rero usubira muhahise ukayijyanira ishimwe ukayisenga wibutse uburyo Imana ari nziza ku buzima bwawe. Haleluya. Mwene ayo masengesho bayita ubusabane bw'umuntu n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Aranaryoha cyane kuko nta bindi. Buriya hari ukuntu ujya gusengera ibyifuzo ukajya wumva ntibiri kurangira kubera ko ni byinshi, cyangwa se wanagisengera ukabura kwizera kubera ko uri kubona gikaze. Yego, si bijya bihose. Ariko iyo ugiye gusenga muri aya ngaya y'ubusabane bwawe n'Imana nta byifuzo bibamo, ahubwo wibuka ibyo yakoze ukayizamurira amaboko. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubwo ni ubwoko bw'amasengesho atagira ibyifuzo. Hari ubwa gatatu rero bw'amasengesho umuntu akora ameze nk'ubuhanuzi ari gukora.
avuga ngo jyewe ndashyiraho ibi bintu bizabe mu hazaza, akabirema anyuze mu masengesho. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari ibintu iyo umaze kugira ahantu ugera mu rwego rwo kwizera, hari ahantu ugera ukajya uvuga noneho Imana ikagishyiraho kashe. Ukuvuga ishyiraho kashe, ukuvuga ishyiraho kashe. Yesu nashimwe. Iyo dukuwe ibi, hari ijambo riri muri Yeremiya rivuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawa muzaba nk'akanwa k'Imana. Yego? Iyo ubaye nk'akanwa k'Imana rero uravuga igateraho kashe. Haleluya. Kubera iki? Nuko ufite cya gice nababwiye cyo kwizera. Haleluya. Hari ikintu nibajije. Ubundi umuntu usenga ninde umuntu usenga yubatse ati? Umuntu usenga yubatswe mu buryo butatu. Yubatswe n'inyama n'amaraso gutya mumbona, yego? Akagirwa n'ikindi gice cya kabiri cy'amarangamutima, kubera yuko buriya nada guhitamo iriya uniforme nibyo bahisemo. Wasanga ari abandi badodesheje mu bitenge, ni amahitamo yabo, yego? Ibyo nta muntu ubyivangamo. Ku muntu akunda ibirayi ntabwo wamubaza ngo kubera icyo ubikunda, ni amarangamutima ye, si byo se? Icyo gice kiba mu muntu rero kirigenga, kuko ni amarangamutima nyine, ni ku mutima w'ubishaka. Yesu nashimwe. Noneho igice cya gatatu ni igice gishinzwe iby'ubwenge cyangwa cy'ubwenge, igice cy'ubwenge umuntu akoresha. Niyo mpamvu kubera ko buri muntu wese afite icyo gice cy'ubwenge, nta muntu waje mu rusengero yambaye ubusa. Ariko umusazi kuko iki gice kidakora ashobora kunyura aha rwose kabaye. Ntimuyamubibona se? Igice cy'ubwenge iyo kidakora umuntu akora ibintu abantu bakumirwa. Ariko iyo gikora akora ibintu ahubwo bakavuga ati vrema uyu muntu ni intware. Yesu nashimwe. Haleluya. Ikintu rero naje gutangarira nuko hari abantu basenga aho kugira ngo basenge mu gice cy'ubwenge bagasengera mu gice cy'amarangamutima. Iyo umuntu ari gusengera mu gice cy'amarangamutima asenga yibagiwe uwo ari we. Asenga yibagiwe ko Imana imurema yari ifite intego yo kumugira umutware w'ibisigaye byose. Yesu nashimwe. Iyo umuntu ari gusengera mu gice cy'amarangamutima ntabwo areba uwo ari we, ahubwo areba ibyo agiye gusaba. Kandi ubundi byo ntabwo biba ari byo. Gusenga kwa nyako nuko wibuka ko usumba ibisigaye byose, yego? Hanyuma noneho ntutume bikukoresha nkaho uri umucakara wabyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Buriya nimvuga iki kintu muracyumva. Mwabonye yuko abantu bafite bya bindi byose abantu birukaho atari uko basenze? Simwabibonyera? None ibaze kubona umuntu ujya kuvugana n'Imana ari byo yagize imbere bikamujya ku mutwe, akajya akora abwira Imana ngo warebye ko nta nzu ngira, warebye ko nta modoka ngira, warebye oya. Ubu uri gusengera mu gice cy'amarangamutima, mwene wanyu iyo unahatinze urahagwa. Yesu ashimwe. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga muri Yakobo? Iravuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi, dusabishije iki? Ibyirari byacu. Yesu nashimwe. Kugira ngo Bibiliya itugaye nuko yabonye ko hari igihe dusabira mu gice cy'amarangamutima, kandi icyo gice ntabwo gikwiriye gukoreshwa n'abantu bari kuvugana n'umwami, ahubwo ibyo ni ibintu biri inyuma. Yesu we yarabivuzeho, aravuga ngo ibyo Imana ibizi ko tunabikeneye, si ngombwa no kubivuga rwose. Yesu nashimwe. Mutaza kugira ngo nibyo nihimbiye, ni Yesu wabivuze. Biriya ntabwo ari ngombwa mujye mubyihorera, ahubwo izi yuko tubikeneye zabiduha. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu yaravuze ngo numusenga ntukamere nk'indyarya. Buriya ari amasengesho mubona abantu bakunze gukora bagira ngo bamenye ko ari abanyamasengesho. Reka mvuge iki kintu. Nagiye ahantu usanga abantu bafashe mu mutwe isengesho risa rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, giti cy'inganzamarumbo, samba itarumba, bwugamo bw'umugaru n'ibindi byinshi bongeraho. Ugasanga n'uyararizi niko barivuga. Kuriya si ugusenga. Kuriya ntabwo ari ugusenga.
gusenga nuko ubwawe ari umwanzuro ufata w'icyo ugambiriye kuvuga ukagitegura mu buryo bwuzuye, kandi mbere y'uko ugitegura ukitegura ukavuga ati ubu rero iyi dosiye yanjye nyijyanye ku mwana. Haleluya, haleluya. Bivuze iki rero? Gusenga ni iby'abanyembaraga, ntabwo ari iby'abantu bose babonetse. Yesu ashimwe. Gusenga ni iby'abanyembaraga b'abakiranutsi, kuko baba bazi icyo bagiye kuvuga ko gifite umumaro. Haleluya, haleluya. Hari abantu bavuze ngo gusenga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Mwarabyumvise? Nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Kuriya ni ukuri, ahubwo ikibazo ababivuze ntabwo bazi ko bavuze ukuri. Ni ukuri rwose, nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Ariko kubera iki ritabi ry'umunyagara? Ni ukubera yuko abarikora batari inzahare, ni abanyembaraga nyine. Isengesho Imana ijya kwakira ryose ikaryemera, ni uko aba ari iry'imbaraga. Yesu ashimwe. Ariko mwabonye abantu basaba akazi, uzi dosiye yawe kugira ngo bayemere? Hari ubanza akareba ati oya ndabishyira kwa deje nawe akareba ati eko si vizu uyu muntu ntago zuzuye, bati mumuzanundi ati nibi ntibihagije mu bakoresha ikizami, ibyo byavaho ati oya nibaze bahagarara imbere bavugira imbere y'abantu, nabyo bikagira. Urumva Imana ariyo yagifata ibibonye byose bisakuziga sakuma tubwo bansenze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo Imana ari iciriritse yajya yumva n'ibimodoka bisakuje n'ibiki byose ngo iterure utubungu baya n'amasengesho barimo baransenga. Oya, Imana yumva isengesho ry'umunyembaraga. Yakobo 5:16 niko havuga. Havuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Muri kubyumva? Iyo usenganye umwete burya nibwo isengesho ryawe rigira umumaro. Bari amasengesho nyine atajya agira umumaro kandi ari amasengesho, ubwo siko bivuze ra? Yesu nashimwe. Haleluya. Bivuze iki rero? Tugarutse ku isomo twasomye, havuga ngo ni igitabo gifatanyishije ibimenyetso 7 by'ubushishi. Abakare nababwiye yuko hari amakorari nakomeje kumva n'abaririmbyi ku giti cyabo baririmba ngo iriya yari dosiye ngo itinyitse ngo mu ijuru no mu isi ni kuzimu ngo habura n'umwe wayifata ngo kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Reka ntabwo ariko bimeze. Iriya ntabwo ari dosiye, ni ibimenyetso. Nusoma mu gice cya 6 cy'ibyahishuwe uzatangira kubona ukuntu bigenda bimenwa, hanyuma ikimenyetso cyamenwa hakaba ikintu, ikimenyetso cyamenwa hakaba ikindi. Yesu nashimwe. Ni igikorwa cyabaye Yesu yaramaze no gucungura abantu. Nibyo Yohana yeretswe ari kugirwa ipatimu, ntabwo ari byo yeretswe mbere yuko Yesu aza. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Kubera iki rero twasomye hari ahantu haravuga ngo Yesu ngo amaze gukura igitabo mu kuboko kw'Imana, yego, ngo ijuru ryose rirumirwa riratangara riravuga ati nta n'ubuntu wundi wari ukwiye gukora igikorwa nk'iki usibye Kristo wacunguriye Imana bo mu miryango yose no mu moko no mu ndimi zose, abacunguje amaraso ye kugira ngo baba bami n'abatambyi b'Imana yacu ihoraho. Haleluya. Ngo ni ukwiriye rero kwenda icyo gitabo. Ariko mwumve icyatumye nsoma aha hantu, ndagira ngo mbaha agaciro k'umunyamasengesho icyo bisobanura. Havuze ngo byabizima na babakuru 24 ngo bahita bafata inanga n'inzabya z'izahabu. Haleluya. Ngo izo nzabya z'izahabu rero zari zuzuye amasengesho, ngo kandi ayo masengesho niyo mibavu ihumurira Imana. Haleluya. Umunyamasengesho niwe muntu wenyine uri ku butaka bw'isi, yego, ushobora kugira presence imbere y'Imana wenyine. Nta wundi muntu ushobora kuri ku butaka bw'isi
ngo agire igikorwa ashobora gukora Imana ikibuke mu gikorwa gihambaye cy'umunsi mukuru wabaye mu ijuru. Haleluya. Umunyamasengesho niwe wenyine ufite gutuma Imana ivuga ngo nubwo twagize ibirori bikomeye, yego, ariko hano tugomba kuba turi kumwe n'abera bo mu isi. Ariko abera bo mu isi ntabwo tureta tubacyura, ahubwo bafite umuvugizi wabo n'amasengesho. Haleluya. Niyo mpamvu bafashe inanga bafata n'inzabya z'izahabu, uruhande rumwe bararamyaga, ariko ikindi bakavuga ngo mwami humurirwa n'abera bo mu isi barasenze. Haleluya. Umunyamasengesho afite ijambo mu ijuru, nubwo we yaba atagiyeyo guno tubona umuntu yagiye. Ese muri kubyumva? Muri kubyumva? Urwabya rw'izahabu rero bivuze iki? Bivuze ngo iyo umuntu atangiye kwiga gusenga Imana imwemera, ariko ntabwo mvuze ba bantu bose, yego, aha turi ku isengesho ry'umukiranutsi. Ntabwo turi ku muntu wese wasakuje ngo ari gusenga. Oya, turi kuvuga ku isengesho Imana yumva ikaryemera. Haleluya. Iyo atangiye gusenga ahabwa konte yiwe yigenga ho. Yesu nashimwe. Iyo uri gusenga urwabya rwawe ruba rwanditseho izahabu. Niyo mpamvu uzareba Imana ntishobora kwitiranya amasengesho y'abantu. Niyo bavugira rimwe ari 5,000 ntishobora kwitiranya amazina, ntibishoboka, kuko buri muntu wese urwabya ruraka. Iyo rwatsi rurashyuha, iyo rushyushye Imana irahumurirwa. Iyo ihumuriwe itangira kuvuga ngo ninde utumye ntangira kunezerwa. Haleluya. Igatangira kureba umuntu rero n'izina rye. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari abantu basenga ntibamenye agaciro bafite, bakanabikora nabi, bakabikora mu buryo buciriritse. Reka mbabwire iki kintu, ntabwo twigeze tubona Bibiliya ivuga ngo iyo abami bo mu isi bakoze inama muri New York, hahandi hari icyicaro cy'aba bagabo bakomeye, yego, ngo Imana ngo ubwo ihita itumiza ngo yumve. Reka 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 reka. Ntabwo twabonye ba ministers bo mu isi bateranye ngo Imana ivuge ngo nimureke twumve. Hoya, tubonye mu ijuru habaho ikintu gitangaje cyo kuba Yesu atinyutse gufata iki gitabo cyari giteye ubwoba, kuko biravuga ngo haba no kukireba nta n'umuntu wigeze utinyuka kukireba. Yesu nashimwe, yego, ngo ariko Yesu aragifata ngo baravuga ati reka turirimbire nta kundi. Batangira kuririmba. Haleluya. Ngo ariko batangiye kuririmba baravuga ngo ariko nubwo turi kuririmba turi mu ijuru, hari abantu bubaha Imana basenga bari mu isi, none nidukora umunsi mukuru twabirengagije. Hoya, muri muzane nzabya zabo zirahari. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Bivuze iki rero? Iyo utangiye gusenga ubu uri gushyira mu rwabya rwawe. Reka mbabwire, uru rwabya turufate nka konte yawe muri Beka cyangwa muri Equity na ntuza na za banke zindi. Yesu nashimwe. Bivuze iki rero? Uko ushyiramo isengesho ni kuzamura kumenyekana mu ijuru. Haleluya. Iyo umenyekana mu ijuru ni kuwongererwa imbaraga. Yesu nashimwe. Kandi iyo umaze guhabwa imbaraga nibwo urinda agakiza kawe. Yego, hari n'abantu batazi ko agakiza karindwa na nyirako. Ntabwo Imana irakaguha, warangiza wowe niwe ushobora kugakoresha uko byumva. Pawulo yigeze kugira abantu inama aravuga ngo nimunagakerense, kuko hari n'abagakerensa nyine bataye kubundi se kuba ngafite ndagafite nyine. Umuntu akajya yenda yumva ngo agafite yaragakerense oya, umunyamasengesho w'umunyembaraga bazi yuko afite izahabu irenze izahabu. Kumenya ko afite agakiza abindisha inkota y'amasengesho. Haleluya. Bivuze iki rero? Buriya uzarebe iyo ubika muri banke, nabivuze kare reka mbisubiremo. Buriya ukujyana amafaranga menshi muri banke ni kurushaho kumenyekana muri iyo banki, siko? Iyo umenyekana muri iyo banki, hari nubwo ugera harya kuri gishe wajya kubona haje protokoli idasanzwe bakuvanye hahandi kuri gishe ya rubanda bose, yego,
bakujyanye ahantu muri VIP njya mbona handitseho kakavi gutyo kuntu yego bati uyu ni umukiriya udasanzwe. Haleluya. Niko umunyamasengesho udacogora ameze mu ijuru, avuganira n'Imana muri VIP. Niyo mpamvu hari umuntu ushobora kuza yavuga isengesho rimwe gusa, hari umuntu urwaye akahita ataha yakize. Kubera iki? Yamaze kugwiza imbaraga, iyo ari kuvugana n'Imana we ntibimusaba ibintu byinshi, haba rero na protocol hita ibyumva. Haleluya. Kubera iki? Asengesha umwuka. Asengesha umwuka. Gusengesha umwuka ni iki? Ni igihe umuntu avugana n'umwuka ku kintu agiye gukora, iyo dosiye agiye kujyana, umwuka wera akamubwira ati ibyo bintu ugiye gukora nibyo rwose bisenge, kuko uyu nanjye ndaza kuba mpari nkuvuganire kubera ko nabonye yuko n'ubundi mu isi tubana neza. Haleluya. Niko gusengesha umwuka. Nuko umwuka wera muba muri inshuti, hanyuma umwuka wera akakugira inama guhaye ukajya uyikurikiza buri munsi. Hanyuma ibyo rero biterwa nuko kamere yawe ibitajyana n'ibyo wowe ushaka. Icyo gihe ukorera mu mwuka, kamere akagenda asigara. Yego? Hanyuma umwuka wera akajya gutangira amatangazo mu ijuru avuga ati mu isi mufite umugabo udasanzwe. Haleluya. Ubwo ubusengesha umwuka. Icyo gihe iyo wakigezeho uba uri umuntu udasanzwe, kuko uri gukoresha Imana yitwa mwuka wera. Ibaze gusaba Imana uciye mu Mana ni ibintu bikomeye. Iyo ni indi filozofi sinayijyamo, yego, ariko niko bimeze. Nuko umwuka wera agusinyira ku cyangombwa cyawe mbere yo kujya kugitanga. Yego. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri kubyumva? Amasengesho niyo yonyine adashobora kugira ikibazo cyo kubora. Uzimana Imana ijya kumpira ijambo byaturutse ku nkuru twaganiriye n'umuntu ari kumbwira ngo hari abantu ngo baguye barahoze bakorera Imana. Icyo gihe ndamubwira nti witonde, niba uyu muntu waguye yarigeze kunezeza Imana umunsi umwe gusa mu isengesho, umwitondeho, kuko hari agakonte ke yafunguye mu ijuru, yego, umunsi umwe gashobora kumugoboka. Haleluya. Yesu ashimwe. Muzi impamvu? Nta sengesho ribora. Isengesho ryakozwe neza ntiribora. Kandi reka mbabwire, iyi konte yo mu isi nitwe tuyigenzura na banki, yego, ariko iyo mu ijuru yo ni Imana yigenzura yonyine. Hari ubwo rero usenga isengesho tukiri abasore, ugasenga amasengesho akomeye cyane, wajya unayavamo ukavuga ati ndiyongeza ndi, ugifite imbaraga, yego, noneho ukajya uvuga ati ariko ibintu nasengeye ko bidasubizwa. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntugire ikibazo, kuko ikubikurira ishobora kuzakubikurira ku munsi utateguye. Yesu ashimwe. Y'ubwayo ishobora kuvuga ngo kubera yuko ari mu isi ari intoranywa yanjye, njyewe ngiye kumureka gumye agire stoke nini, yego, haleluya, noneho umunsi atazi azagobokwa na konti yiwe. Muri make gusenga cyane ni ukwizigama. Haleluya. Haleluya. Niko bimeze. Gusenga cyane ni ukwizigama. Kambabwira iki kintu, iyo usenze ukabitsa mu ijuru, Imana yandika amasengesho yawe, yego, kuko hari konte yawe ajyamo. Hanyuma reka mbabwira akantu kantangaje mwuka wera yanyongoreye. Muzi ijambo Pawulo yigeze kubwira abakorino akavuga ngo tugaragara nk'abatariho, ngo ko turi bazima, tugaragara nk'abapfuye. Hari naho yavuze ngo ariko dutungisha benshi. Iki kintu cyanteye ubwoba. Umunyamasengesho Imana ivuze ngo ibakure mu isi abo yemera uyu mwanya,
abo Imana iri kwemera mu Rwanda, muri Afrika, muri Aziya, mu Burayi, ku isi hose. Ivuze ngo ibahe ahantu igiye kubibanezeza, bimwe mwita ka promenade cyangwa bimwe mwita kujya gusohoka, sibyo? Ikabasohokana ukwezi kumwe, uko ni kwinshi, ikabasohokana icyumweru kimwe. Ndakubwiza ukuri, bazagaruka iyi si yarashwanyaguritse, kuko hari abaturanyi babeshejweho no kuba dusenga. Muri kubyumva icyo kintu? Haleluya. Reka mbabwira aka kantu rero. Ku munsi w'amateka, historike yose ya konte yawe nibwo izajya ahagaragara. Yego? Imana ikubwire ngo aba bantu bose nabakwanditseho kubera yuko hari igihe wafashe cyo gusengera ingo ziri gusenyuka igihe wari uri mu isi. Aba bantu babonye amahoro kuko we wasengaga nkakumva nkabagirira neza. Niho ijambo ryuzurira rikavuga ngo dutungishije benshi. Nuko bo batavuga ngo Imana yumva, ariko twe twavuga ikumva ikabagirira imbabazi ku bwacu. Haleluya. Haleluya. Bivuze iki? Ngo abakiranutsi Imana ibarebye iri mu ijuru irabishimira. Biterwa n'iki? Nuko bahora kuri network. Ngo imfura zo mu isi iz'Uwiteka yishimira nizihe? Nabasenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire iki kintu rero dusenga. Hari amasengesho twajyaga dukora. Nigeze kubwira abantu ukuntu hari ukuntu umuntu ataha avuye iyo hirya, noneho akicara nko ku buriri, kuko yiyumvamo ko nyine ari umunyamasengesho, akaba ntabwo naryama ndasenza, ariko da reka ndisenge. Ujya ko ukabona aratangiye ati Mana ndagushimye. Ababyibukira ko atashyizeho amena, ndagushimye. Ugasanga umuntu arimo arasenga ameze nk'umuntu uri mu butinde n'amasako. Buriya kiriya gihe niba wumva unaniwe jya ubyihorera rwose. Niba umubiri wawe utari tayari, ubwenge bwawe butaguhereza ko ugiye kuvugana n'Imana, bireke kuko ugiye gukora ikosa. Mu mubwiriza aho aravuga ngo niwumva, urumva wowe ibyiza wakumva kugira ngo wihutire kujya kuvuga. Buriya n'ubu ugiye gusenga ukabona utari mu mwanya mwiza w'uko ugiye gusenga, bireka. Imana isanzwe ikugirira impuhwe, ukiri n'umunyabyaha yarakurengeye. Haleluya. Yesu ashimwe. Wijya kuyitereta usa nk'uyitera imitoma, ubwo hari icyo wakoze kidasanzwe, kandi tukiri n'abanyabyaha yaratugiriye impuhwe. Wikora iby'ubuswa ngo uri gusenga Imana kandi uri kubeshya. Uziko hari umuntu ushobora gusenga agatangira isengesho saa 3 agiye kuryama rikaza gusoza saa 9. Kubera iki? Yasenze saa 9 yicaye yibuka ko atavuze amena, akahita yikubitaho. Yesu ashimwe. Ntabwo mubona abantu basenga gutya? Cyangwa umuntu akaba ari gusenga akaza kwibuka ko hari ikintu atakoze, ubwonko bukahita buva mu mwanya wabwo bukajya muri cya gikorwa atakoze, kandi ubwo umuntu ukagumya ukavuga. Biriya nabyo wabyihorera. Niba ubwonko bwawe butakiri kumwe nawe muri sengesho, hagarikira ubwo kabaye ujye muri ibyo nyine, cyangwa se hagarika ibyo bindi ukomeze isengesho. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kuko rwose ugusenga Imana iduha umugisha. Reka mbabwire, iyo dusengera mu marangamutima akenshi turayoba, kubera ko ibi bice bitatu, kwizera, gusenga n'ijambo ry'Imana, byubatse umuntu. Iyo kimwe kiri gukorwa nabi gituma ibindi bidakora neza, kandi icyo gihe habaho kuyoba gukabije. Yesu nashimwe.
ibyiza rero iki gice cyitwa gusenga wakagombye kucyitondera kuko gishobora gutuma umenya uko witwara mu ijambo ry'Imana no kuryakira mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Kuko umuntu muzarebe iyo umuntu azi kuvuga neza imbere y'umwami, nabonye abantu bajya gusaba inka ya kabiri bagashima iya mbere muri Girinka, asaba inka ya kabiri ashima iya mbere. Burya iyo umuntu azi kuvuga neza ashobora no kugira ukuntu yirwanaho da, birashoboka. Ibyiza rero wazamura imbaraga zo gusenga kugira ngo wige kwizera, wige n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Rero reka dusoza. Turasoza tuvuga duti ese usengera mu marangamutima cyangwa iyo ugiye gusenga urabanza ukabyigaho ukabitegura neza? Nabwiye abakare ko hari umuntu uza gusenga turi nko mu yitatu ugasanga niho aje kubitegurira. Umuntu akaza mu yitatu tuje gusenga yitatu, burya bari intambara tujeho, noneho akaba ariho aza kubitegurira. Buri umuntu uza kwihana mu masengesho ntabwo aba yaje gusenga, ahubwo yenda baje kwifashisha abandi ngo bamufashe kwihana. Ariko ubundi kwihana nako gusenga ntabwo ariho bihanira. Wowe uza wabiteguye. Nabahaye urugero, ntabwo waba uri bujye guhura n'umuntu ukomeye ngo imyenda ujye kwifuriraho muri buhurire. Niba uri buhure n'umuntu ukomeye imyenda urayifurira iyo uri, yego, nibinarimba utera agapasi, nibinarimba ukabona watira utire, niba wanahaha uhahe bundi bushya kuko utumiwe n'umuntu ukomeye ugomba kugenda witeguye, sibyo? Ntabwo rero imyenda bayifurira aho bageze, aho batumiwe. Reka umuntu ugiye gusenga arabitegura avuga ngo ubu rero mfite igihe nzajya kuganira n'umwami, reka nitunganye nzajye guhura nawe. Avuga ati wa uyu muntu rwose ufite n'impumuro nziza. Ese ntabwo mwamenye yuko aya masengesho aba ari imibavu? Yesu nashimwe. Itangazo rya nyuma rero, amasengesho avanze n'ibyaha byo ayo ntabaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Nigeze kubwira abantu ukuntu nigeze gusengera mu marangamutima. Imana imbwiye ngo ntegure bije y'ubukwe, nkagenda ngategura miliyari 3 na za miliyoni 100. Kumbi nakusanyirijemo n'ububabare bwose mfite n'ubukene. Mitambara ukuntu nzubaka amazu, amamodoka nzagura. Mitambara ati ubu rero ubu ni bije y'ubukwe. Nta muntu turi kumwe nsubira gusenga mbwira Imana ntiyabije se ko nta kintu uri kumpa kandi ubukwe bwegereje. Nsoma ijambo hano mu migani rimbwira ngo uwihutisha ubukire bwe ntazabura guhanwa. Yesu ashimwe. Buri iyo dusengeye mu marangamutima dusubiramwe amagambo hato na hato, kuko tuba tuzi yuko aribwo bituma twumvirwa. Yesu ashimwe. Kandi Yesu ajya kubivuga yaravuze ngo we nusenga ntukamere nk'indyarya, ngo ahubwo ujye ukinga urugi usenge so mwihereranye, so ureba ibyo ahiherereye azakugororera. Ntukamere nk'abapfu ngo bavuga amagambo hato na hato wowe wibwira ko ari byo bituma bumvirwa. Niba uzi yuko ufitanye na papa umubano mwiza, ijambo rimwe rihagije. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Gusenga si ugusakuza. Gusenga si bya bindi nabonye abantu bajya gufata ngo amaselfie ngo bari ahantu ku rutare no mu nzuzi sinzi n'ahandi ngo umuntu yaraye gusenga. Biriya byo rwose babwize n'ukuri, uretse ko na leta y'u Rwanda nayo yarahishuriwe abica. Ariko ndakubwiza ukuri biriya byo ntibyari n'amasengesho. Umuntu ngo yagiye gusenga ngo ahise afata selfie biciye ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu bose bamubonye, ngo bimara ikize. Yesu nashimwe. Wowe niba uhuruza ni ku giti cyawe, niba ushima Imana uyibutsa ko yakugiriye neza ni ku giti cyawe. Niba kandi uri gushyiraho ubuhanuzi ushobora kubushyiraho kubw'abana bawe, wabushyiraho kubw'igihugu, wabushyiraho kubw'itorero, ni ku giti cyawe. Yesu ashimwe. Kadusabe pasiteri aza dusengere
ubundi Imana ibaha umugisha murakoze. Arakoze cyane, Imana imuha umugisha. Reka turambure ibiganza tumwifurize umugisha w'Imana. Imana imuha umugisha. Arakoze cyane, mwakoze cyane namwe kwitabira Korali na Rada worship team.